perezida mushya azirikane ko asa nk'ufite isi mu biganza bye. Ibibera mu isi cyane cyane kuri iki gihe igihari ni intambara, haba intambara y'Uburusiya na Ukraine imaze imyaka irenga ibiri yarageze, intambara itangiye. Hari n'intambara ya Israel ndetse na Hamas ndetse na za Hezbollah mu burasirazuba bwo hagati. Amerika rero perezida mushya amenye ko ijambo rye cyangwa se afite uruhare cyangwa se afite ijambo rikomeye kuba yahagarikisha cyangwa se yacecekesha izi ntambara zimaze iminsi kandi zagize ingaruka ku isi yose muri rusange, haba guhera kuri Ukraine. Twese tuzi ingaruka byatugezeho, twabonye ibibazo byagiye bitubaho hano kugera hano mu Rwanda, muri Afrika n'ahandi, ngaho ngo ifarini yahenze, ibiciro bimwe bikajya hejuru kubera iyo ntambara. Ariko kandi Amerika igakomeza gusa nk'iyenyegeza umuriro cyangwa se nkifasha mu gutuma iyo ntambara ikomeza kubaho. Hari ubufatanye busanzwe hagati ya Amerika ndetse na Afurika. Ntekereza ko perezida uzatorwa akwiriye gukomeza ubwo bufatanye bukarushaho gutera imbere. Hari ubufatanye busanzweho mu bijyanye n'ubukungu, ubuzima n'izindi ngeri, ariko by'umwihariko mu bice bitandukanye bya Afurika usanga hari intambara. Uhereye no muri aka karere kacu turimo, uhereye muri Afurika y'Uburengerazuba, mu Burasirazuba, mu Majyepfo, mu Majyaruguru, ibice bitandukanye bya Afurika ubona ko bifite ibibazo by'umutekano. Ntekereza ko perezida wa Amerika uzatorwa najyaho yazafatanya na Afurika mu kugarura amahoro ku mugabane wa Afurika. Ikintu numva nasaba umuyobozi mushya uzasimbura Joe Biden nuko yashyira imbaraga ku banyamerika baba hariya n'ubundi muri Amerika ariko babirabura, kubera ko numva bavuga ko bafite ikibazo cy'uko bavangurwa bitewe n'uruhu rwabo, bakaba haba amahirwe y'akazi cyangwa ibindi bintu bitandukanye no mu mashuri ugasanga barimo baragenda babavangura. So rero ikintu nasaba nuko umuyobozi mushya cyo kinagomba kucyitaho, akuraho ivangura ku bantu bafite uruhu rwacu rw'abanyafurika, abantu babirabura nyine bakabitaho muri rusange, ntihagenderwe ku ruhu rwabo, bagendere ku bwenge. Usanga aho gushyira imbere gufatanya n'umugabane n'ibihugu bigize umugabane wa Afurika, ahubwo umugabane wa Afurika ushyirwaho ibikangisho. Rero ikintu nasaba perezida mushya wa Amerika ni ugushyira imbere ubufatanye n'ibihugu bigize umugabane wa Afurika kurenza kubishyiraho ibikangisho. Ikindi noneho bakanubaha indangagaciro cyangwa se bakubaha amahitamo y'abanyafurika. Urugero, usanga hari nk'ibyo ishobora kudusaba bijyanye n'umuco, ugasanga twebwe umuco wacu nk'abanyafurika ntubitwemerera. Ibyo rero tugomba kubyubahirwa kubera ko ni umuco wacu. Amerika ifite umuco wayo, abanyafurika natwe dufite umuco wacu. Nta mpamvu yo kugira ngo habeho kubangamirana. Ariho hahandi navugaga ko hakabayeho ubufatanye, aho kugira ngo umuco njyewe kuba hari ikintu ndi bugufashe ntabwo bivuze ngo nze nkureho imico yawe usanganywe cyangwa se nkureho imitegekere yawe. Perezida mushya wa Amerika ikintu dushaka kugira ngo akore nk'ubutumwa twamugenera twebwe abanyafurika, ikibazo kiri hagati ya Putin ndetse na Zelensky cyaramutse agikemuye byaba ari byiza cyane ku banyafurika, kuko twebwe ibiciro ku isoko byamanuka. Hakaza n'ikindi kibazo kijyanye na climate change cyangwa se imihindagurikire y'ikirere. Abanyamerika bakoresha inganda cyane. Hari amasezerano yasinywe i Paris mu Bufaransa. Icyo twifuza nuko yakubahirizwa cyane no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko Amerika ikoresha inganda nyinshi. Bikaba byiza ko byafasha ku buryo nk'abanyafurika cyangwa se n'ibindi bihugu ku mihindagurikire y'ikirere yagabanuka.